Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko umuyobozi w'atavuga rumwe n'ubutegetsi Derise Sanga atangaje ko ihuriro C64 cyangwa se C64 rifite icyo yise igisasu ndetse n'ibimenyetso bikomeye bishinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugerageza kurenga ku itegeko nshinga. Aya magambo n'amagambo yatangaje se nibiki mu buryo burambuye yatangaje. Ibyo nibyo nje ngo nkubwire bikuvira imuzi n'umuzingo. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe. Ariko mbere yuko nyikurambirira ndabanza nkubaza ibibazo nanjye mbyibaza ko turesubiza mu nkuru yacu. Kuki uyu munsi bya biteganyijwe ko aza kujyanwa mu rukiko Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kuki atajyanywe? Nibe bimenyetso bavuga ko bafite? Ese koko bishobora kugira ingaruka kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi cyangwa ni intambara ya politike isanzwe ibanziriza amatora? Iyo nibyo nje kukuramburira nkubwira ko wagize amahitamo meza yo kurikira The Quick Times News. Mbere yo gusobanukirwa neza iyi nkuru, ni ngombwa kumenya uruhare rwa Derise Sanga muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Derise Sanga ni umwe mu banyapolitike bamaze igihe kirekire muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu matora aherutse ndetse no mu biganiro bya politike bikomeye byabaye muri Kongo, Sanga yakunze kugaragara nk'umwe mu banyapolitike afite ijambo rikomeye mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakunze kuba umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akunze kunenga cyane ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Niyo mpamvu amagambo ye ahora akurikiranwa cyane. Ubundi hari bamwe mu badasobanukiwe C64 cyangwa se C64 ubundi niki kandi yashinzwe na bande, kubera icyo ari yihangayikishije ubutegetsi bw'Kinshasa. Ihuriro C64 ni ihuriro ryashyizweho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bashaka kurinda no kubahiriza ingingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ngingo ivuga ko abaturage bafite inshingano yo kurwanya umuntu wese cyangwa itsinda ry'abantu ryashaka gufata ubutegetsi cyangwa guhindura gahunda y'igihugu mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Mu mezi ashize iri huriro ryatangiye gushinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi nabo bakorana kugerageza gukora ibikorwa bishobora gutuma itegeko nshinga rihindurwa cyangwa rigahungabana. Nibirego byateje impaka zikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashyigikiye ubutegetsi bavuga ko ari ibinyoma bya politike, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko bafite ibimenyetso bifatika. Amagambo rero ya Sanga yatunguye abantu benshi, nayo yatangaje mu kiganiro cya Space ya X yahoze yitwa Twitter. Sanga yavuze amagambo akomeye cyane, igize ati dufite ibimenyetso birenze ibyo twari twiteze. Yakomeje avuga ko bafite amakuru menshi cyane yavuye mu nzego za leta ubwayo. Mu mvugo we yavuze ko inzego ziyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, agira ati zihumeka kandi zikavuga ibyo dushaka. Yashaka kuvuga ko hari abantu bo mu nzego za leta batanga amakuru ku bikorwa bivuga ko bikorwa mu ibanga. Aya magambo yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye. Kuki rero bari gukoresha ijambo igisasu? Iyo umunyapolitike avuze ko afite igisasu, ntabwo aba ashaka kuvuga igisasu gisanzwe cya gisirikare. Aba ashaka kuvuga amakuru cyangwa ibimenyetso bishobora gutungura benshi cyangwa bikagira ingaruka zikomeye muri politike. Sanga yashaka kugaragaza ko bafite dosiye ikomeye cyane ishobora kugira ingaruka ku buyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho kugeza ubu nta bimenyetso birashyirwa ahagaragara ngo abaturage babisuzume ubwabo. Ibi nibyo bituma benshi bategereje kureba niba ayo magambo azahinduka ibikorwa bifatika. Impamvu rero ikirego cyasubitswe, murabizi mu minsi ishize nibwo nabwiye ko tariki ya 9 ubwo n'uyu munsi aribwo haza kujyanwa ikirego mu rukiko gishinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kurenga ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushaka kwikubira ubutegetsi. Kimwe mu bibazo byateje amatsiko menshi ni impamvu iki kirego kitatanzwe.
mu itangazo ryasohowe ku wa 8 Kamena nabwo ari ku munsi w'ejo na 64 yavuze ko bahisemo gusubika ikirego kugira ngo bongeremo ibimenyetso bishya, ko mu minsi ishize bakomeje kwakira inyandiko nshya ndetse n'amakuru mashya. Kubera iyo mpamvu bahisemo kubanza kugenzura ndetse no kwakira inyandiko nshya kugira ngo bagaragaze ubushishozi ndetse n'ibimenyetso bifatika. Ariko ku rundi ruhande hari abavuga ko bishobora kugaragaza ko dosiye yabo itari yiteguye neza cyangwa baba barashatse kuyitanga bahubutse. Ikibazo cy'urukiko rero, hari ikindi kibazo gikomeje kwibaza, ni uruhe rukiko bazashyikiriza iki kirego. Kugeza ubu 64 ntabwo iratangaza urukiko cyangwa urwego rwihariye ruzakira dosiye yabo. Ibi byatumye bamwe mu basesenguzi bibaza niba koko hari gahunda y'amategeko yamaze gutegurwa neza. Mu bihugu byinshi kurega perezida uri ku butegetsi ni ibintu bifite amategeko n'inzira zihariye cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bategereje kumenya uko iki kirego kizakomeza cyangwa se uburyo bazagitanga. Ese ubundi Tshisekedi yahamwa n'iki? Sesanga yavuze ko ibimenyetso bafite bishobora gutuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashinjwa ibikorwa bikomeye, ariko kugeza ubu nta nyandiko irerekana neza ibyo byaha ibyo ari byo. Mu mategeko ntabwo amagambo yonyine ahagije, hakenerwa ibimenyetso bifatika bishobora kugenzurwa kandi bikemezwa n'inzego zifitiye ububasha. Niyo mpamvu kugeza ubu ari ngombwa gutandukanya ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga n'imaze kwemezwa n'urukiko. None niki ubutegetsi bwo bushobora gukora? Niba koko iki kirego gitanzwe, ubutegetsi bushobora gukora ibintu bitandukanye, ushobora kubihakana, ushobora gusaba ko ibimenyetso byose bishyirwa ahagaragara, ushobora no kuvuga ko ari igikorwa cya politike kigamije guharabika Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ahangaha rwose akandagatinda kuko mu kanya ndakagarukaho, kuba hari abatangiye kuvuga ko noneho ushobora ko ari igikorwa kigamije guharabika perezida. Mu kazirikane ndaje ndakagarukaho. Mateka ya Kongo impaka nk'izi si ubwa mbere zibayeho. Kenshi usanga abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abari ku butegetsi barebana ayingwe, cyane cyane mu bihe bya politike. Mbere yuko njya kungaruka kuri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka ngaruke inyuma gato kujyanye no kuba byari nk'igikorwa cyo guharabika Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mu minsi yashize nibwo nababwiye ko nubwo iyi C64 cyangwa 64 bafite gahunda yo kujyana Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse nabo ku ruhande rwe mu nteko ishinga mu rukiko plutôt, hari n'irindi huriro ryitwa C4 cyangwa C4 ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko bashyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nabo mu minsi yashize batangaje ko bafite gahunda yo kujyana iyi C64 mu rukiko. Aba bashinja guharabika Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, bakavuga ko iyo uharabitse perezida w'igihugu uba uharabitse igihugu cyose muri rusange. None ibihugu ushobora kwibaza ingaruka noneho bishobora kugera kuri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ikirego kitaratangwa, aya makuru yamaze kugira ingaruka muri politiki ya Kongo. Tavuga rumwe n'ubutegetsi babonye uburyo bwo kongera gushyira igitutu ku butegetsi. Abashyigikiye Perezida Tshisekedi bo bakomeje kuvuga ko ayo ari amayeri ya politike ishobora gukomeza kongera ubushyamirane bwa politike mu gihugu, by'umwihariko niba ibimenyetso bivugwa bizashyirwa ahagaragara mu minsi iri imbere. Ushobora kwibaza noneho igishobora gukurikiraho. Hari ibintu bitatu bishoboka. Icya mbere nuko C64 ishobora gutangaza ibimenyetso byayo mu ruhame. Icya kabiri ishobora gushyikiriza dosiye urukiko cyangwa urundi rwego rufitiye ububasha. Icya gatatu bishobora kurangira nta gikorwa gikomeye kibayeho, bikaba byari amagambo ya politike gusa. Kugeza ubu nta muntu ushobora kuvuga neza icyerekezo ibintu bifata cyangwa se bizafata. Ariko nanone hari ababibona mu yindi angle cyangwa se mu bundi buryo bw'uko bishobora gutambamira cyangwa se kubangamira icyo inteko ishinga amategeko yari igiye kwemeza ku kijyanye na referendum, cyangwa se kuba itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rishobora kuba ryahindurwa. Ibi rero bishobora gutambamira icyo cyemezo cyangwa se
n'uwo mugambi bikaza gutuma bigira nka 2028 nta kirakorwa mu guhindura itegeko nshinga bikarangira referendum itabaye. Mu gusoza, Derice Sanga n'ihuriro 64 batangaje ko bafite igisasu n'ibimenyetso bikomeye bishinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi bikorwa byo kurenga ku itegeko nshinga. Cyakora kugeza ubu ibyo bimenyetso nibirashyirwa ahagaragara, ubwo turacyabitegereje. Ikirego cyari gitegerejwe cyarasubitswe kugira ngo wakusanwe cyangwa se hongerwemo amakuru mashya. None n'urukiko ruzaburanisha iki kibazo ntiruratangazwa. Bityo rero abaturage ba Kongo ndetse n'abakurikiranira hafi politike y'akarere bakomeje gutegereza kureba niba aya magambo azakurikirwa n'ibikorwa bifatika cyangwa niba azarangira mu mpaka za politike zisanzwe. Mwe mubitekerezaho iki? Ese mwumva 64 ifite koko ibimenyetso bikomeye cyangwa ni igitutu cya politike ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi? Jyaho hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe tubwire. Gusa niba utarakanda subscribe banzu kandi subscribe, urayikinge ibiganiro byacu kandi ukomeze gusharinga aya makuru kugira ngo n'abandi bataramenya ahantu heza abakura amakuru naho bamenye ko ari kuri The Quick Times News. Ikindi kintu nakubwira, wahisemo neza, wahisemo ibyo utazicuza, ukomeza kwana The Quick Times News, unikomeza ubane natwe, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Mubwira ko The Quick Times News turagukunda cyane kandi turahari ku bwawe.